Uretse ubucukuzi buciriritse bwiganje mu Rwanda ariko hari n'ubucukuzi bukorwa mu buryo bwegera bwa kijyambere bwatangiye kuboneka bukaba bukoresha ibikoresho bikomeye. Sosiyete Wolfram Mining and Processing ikora ubushakashatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Wolfram mu binombe bya Gifurwe mu karere ka Burera, ikaba iri mu rwego umuntu yavuga ko rwegereye urwa kijyambere. Twatangiye kuhakorera mu 2007 aribwo twasinye lisanse ya mbere ari ubushakashatsi n'ubucukuzi. Tutangira nyine dusana ibyari bihari, dutangira twerekana tugaragaza imbibi za concession kuko byari byasabwe muri contrat twari dufite. Ubwo hariho no gutangiza nyine imirimo abakozi, tutangira n'abakozi bageze kuri 270. Ubwo haje gukurikiraho gushaka ibikoresho, gushaka ry'ibikoresho rero bifata umwanya. Ubwo byabaye ngombwa nyine kubitumiza hanze, haza gukurikiraho tumaze kubona ibikoresho, haza impuguke zivuye mu gihugu cya Autriche kuko iriya concession yahawe nyine abashoramari bafatanyije nyine na societe yitwa Wolfram ikorera muri Autriche ifite za mine, ari naho twafashijwe kujya mu mahugurwa. Nashoboye kujya mu mahugurwa muri Autriche kugira ngo nige kubyerekeranye iby'ubucukuzi yewe n'ibyerekeranye management y'ubucukuzi. Icyo bashoboye kudufashamo nuko baduhaye impuguke ziraza zidufasha nyine muri exploration aribwo bushakashatsi. Nyuma y'imyaka 2 haje gutangwa raporo exploration nuko byari muri contrat bagiranye na ministère, abo bashoramari dukorana bagaragaza nyine akazi bakoze mu myaka 2. Ubwo haza gufatwa icyemezo cy'uko bubaka uruganda rutoya rw'igeragezwa ariyo project pilot plant. Haza kuboneka nyine resultat ari nziza, kugaragara ko ari nziza, nibwo haje gutekerezwa nyine gukomeza kubaka uruganda rwa epuration. Aha naho dukorera imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, tukaba twacukura amabuye bita Wolfram, akaba ari nayo twitirirwa nka sosiyete yacu nk'uko mwabyumvise, Wolfram Mining and Processing Limited. Aha rero ni chantier bita DNF2 kuko hari andi mashantier dufite, hari DNF1 akaba na D61 na D62 n'andi atandukanye. Muri rusange dufite amashantier agera kuri 11 n'abasotireti 10. Ubwo no kuvuga ko hari amashantier 2 twahuje abyara imwe kubera uburyo bwo kuyagenzura aribwo bari kugenda neza. Hari imirimo y'ibanze y'ubushakashatsi dukora, iyo twita prospection, hanyuma twamara kwemeza ko akwiye gucukurwa tukayikomeza. Akenshi biragendana na prospection na exploitation. Ubucukuzi n'ubushakashatsi twe turabifatanya. Ubucukuzi bukorwa hano muri mine ya Gifurwe muri rusange ni ubucukuzi bw'umwuga. Mu bintu biturika mu Kinyarwanda tubyita intambwe, ariko mu Gifaransa ni explosif cyangwa se explosives. Izo explosives zidufasha koroshya urutare kugira ngo aho twabonye inzira y'amabuye y'agaciro tubashe kuyageraho byoroshye. Ibi byose hari ibyo tuzayora tukabibyaza umusaruro kuko biba bifite igipimo cyiza. Hari ibyo twita igipimo mu mucanga wavanywe ahari umusaruro, ni ukuvuga ahagaragaramo Wolfram nyinshi ugereranyije n'ahandi. Ibyo bifite umusaruro mwiza tubijyana mu ruganda, hanyuma ibindi bisigaye bifite igipimo gito cyane tubisubiza mu bice bimwe na bimwe aho twagiye ducukura tutagikeneye mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Mu rwego rwa hano kuri aya mashantier yacu dukoreramo, uko nababwiye, umusaruro tubasha kubona ku munsi ufatwa n'intoki, byo bita hand picking cyangwa se production de ramassage, ugera ku biro 250 muri rusange. Ushobora kuzamuka ajya kuri 500 cyangwa se 230 cyangwa 400, ariko ikoze muri rusange ikigeranyo cy'umunsi umwe mu kwezi
ubona ari kuri uwo musaruro mbabwiye. Mu gihe cy'ukwezi tubasha kubona nka toni 6 za production ya ramassage. Ubu ngubu dufite abakozi 1048 bari mu byiciro bitandukanye. Birumvikana hari abakora muri administration, hari abatekinisiye, kuko mu buryo dukora hano dukoresha imashini z'ubwoko butandukanye. Hakabaho noneho n'abandi b'abacukuzi, ariko bo twagerageje kubashyira muri organisation y'amakoperative, bakorera mu buryo bw'amakoperative. Ni ukuvuga ngo dufite amakoperative amaze kugera kuri 5. Ubu ngubu turi kuyashakira ubuzima gatozi, nibo dukoresha. Abakozi bakora mu bucukuzi baba bashobora guhura n'impanuka z'uburyo bunyuranye kubera akazi kagoye kandi gakorerwa ahantu hateye nabi. Niyo mpamvu uburyo bwo kubarinda bugomba kuba buhari. Nibyo koko ntabwo akazi k'ubucukuzi koroshye, ariko no kuvuga ngo natwe dufata ingamba cyangwa se hari ubwirinzi dushyiraho kugira ngo tubashe kurinda abakozi. Icyambere ni umwambaro wenda umuntu abanza kureba. Kuvuga ngo umuntu wese winjiye muri mine agomba kuba yikwije. Urabona nk'iyi kasike nambaye, umukozi wese agomba kuba yambaye, wenda cyane nk'abacukuzi agomba kuba afite n'umwambaro wabugenewe, salopete, akaba afite bote ndetse n'ingofero. Wenda muri rusange niyo. Hakabaho n'abandi bakora akandi kazi k'umwihariko bibasaba wenda ko wenda bambara n'ibibarinda urusaku mu matwi. Abandi wenda nk'abakora mu mazi bakambaraga bakirinda n'intoki, udupfukantoki, cyangwa se bakambara na mask wenda bitewe n'aho bakorera ahariho. Ikindi kandi wenda mu buryo bwo kubarinda nk'abakurikirana iyo mirimo y'ubucukuzi umunsi ku wundi, ni ukuvuga ngo bagomba kuba bazi mine uko ihagaze, ahashobora kuba havuka ikibazo. Ni ukuvuga ngo bakaba bazi ngo bakohereza abakozi kujya gukora, bazi aho bagiye gukorera uko hameze, kugira ngo babashe kwirinda impanuka. Ariko wenda nubwo nta mpanuka dukunze kugira hano, ariko ntibyatumye tudashyiraho n'ubundi ikipe ishobora no kuba yakwintervene igihe havutse ikibazo cy'impanuka. Hari abakozi babihuguriwe, bahugurwa mu butabazi bw'ibanze. Muri ubwo butabazi bw'ibanze tubashakira n'imiti, first aid yo kugira ngo babe bifashisha igihe haramutse havutse ikibazo. Wenda turi bubibone, hari ambulance yabugenewe nayo itwara abarwayi. Iyi ambulance ni nayo ibirimo iyo miti. Ni ukuvuga ngo hagize nk'impanuka iba, iyo ari impanuka yoroheje, ni ukuvuga ngo batabazi baramufasha n'ubundi bakamwomora, bakamusigiraho umuti ku buryo yashobora gukomeza akazi. Wenda iyo ari impanuka se bigaragara ko umuntu ashobora kujya kwa muganga, ambulance iramujyana. Badushyize mu bwiteganyirize, turi muri caisse sociale, kandi noneho iyo ugize impanuka hari abatabazi